tugusabe rero turumva icyakuzanye mu kiganiro ntacyo wibuka tugusabe witahire oya icyanzanye nuko nzahangaha gusanga inshuro nyinshi bisanze mu bikorwa by'ubusambanyi kandi ari abakristo kandi bamamaza Imana kugisubiza biragoye kubera ko ntaraba umusitari ariko none rero ngaho tubwire nkawe muhanzi ugiye kuzamuka Imana yasize amavuta ibihangano byawe wumva ari yihe ntwaro uzakoresha irutiye abandi nta kiruti cy'abandi mfite gukoresha usibye gusa n'ubundi ku mutima w'Imana ndimo ndashaka ko muza kumfasha tukayumva tukayisangira n'inshuti zacu tukumva ubuzima buri muri iyo ndirimbo ku mutima w'Imana ndakuramukije Mana yacu ko ni wowe muterankunga mukuru rwose Mana wumve ko musuhuje hanyuma ni umugore wanjye burya ushobora kumbona ndi umugabo reka twongere tubasuhuze inshuti zacu inshuti yanyu Theogene nagarutse kuri channel yanyu channel yacu mukunda urugwiro Gospel Family. Uyu munsi rero ntago bisanzwe turi kumwe reka mbendetse kumuvuga ko byanze bikunze aratwibwira mwebwe rero mwakoze subscribe turabashimiye Imana nibahereza umugisha kubwo ku rugwiro ijambo nabateganyije ni ijambo riri muri Yesaya 65 umurongo wa 21 ni ijambo rivuga ngo ntabwo muzaruhira ubusa. Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu inshuti yanyu Theogene nagarutse kuri channel yanyu channel yacu mukunda urugwiro Gospel Family. Uyu munsi rero ntago bisanzwe turi kumwe reka mbendetse kumuvuga ko byanze bikunze aratwibwira mwebwe rero mwakoze subscribe turabashimiye Imana nibahereza umugisha kubwo kuba mudahwema gusharinga ibiganiro byacu kubera yuko mwatubereye inkoramutima nimuhabwe umugisha rero n'Imana n'abandi rero turabahaye ikaze kugira ngo mukande subscribe ariko ntimwibagirwa akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification y'ibiganiro byose byo ku rugwiro meze utese ndashima ntabwo usanzwe ibyo bintu byose bagende babikore kandi bakomeze bashyiremo imbaraga meze neza ariko ubu ngubu uje nkande nje ku rugwiro family nka Leonard burani si byose byarangiye none reka tugusabe rero turumva icyakuzanye mu kiganiro ntacyo wibuka tugusabe witahire oya icyanzanye nuko nazinduwe hano no kuza gusuhuza abo kuri ku rugwiro Gospel Family nicyo cyanzanye. Ikindi hano ni mu rugo ndahakumbura, hano ni mu rugo nkumbura abantu baho, dore noneho ko abantu navuga ngo umuryango waragutse. Hanyuma naje hano n'ubundi nk'umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya Imana, mbese naje hano nk'umugospel. Leonard ndabizi neza yuko abashyashya nibo batanze, ariko abari basanzwe baranzi, niyo mpamvu mpaye n'ikaze n'abantu twungutse muri uyu muryango. Mwese tukiri muri introduction yacu, ubundi umuririmbyi amaze iki? Umuririmbyi ikintu amaze ni nufata nyine ya magambo, n'umwanditsi, reka tubyite gutyo. Umuririmbyi agomba kuba ari umwanditsi.
none se kwandika umuntu ashaka yakwandika ibintu byinshi, ariko twebwe turashaka kumenya ubundi umuririmbyi amariye icyo abantu. ikintu umuririmbyi amariye abantu nuko ari uburyo bwiza ushobora gukoresha wamamaza icyo ushaka kwamamaza. Njyewe rero umujyo wanjye cyangwa inzira yanjye, intego yanjye niyo kwamamaza Kristo. Niyo mpamvu kuririmba ushatse kumbaza nuko umumaro bigirira njyewe binawugirira n'abandi, nuko ari rya jambo ry'Imana dusangira mu buryo buryoheye amatwi kandi mu buryo nanone burimo na bya bicurangisho. Nkumva byo byose bishobora kuba bisobanuye umuririmbyi cyangwa se kuririmba. None se ubundi nkawe nka Leonard, ubundi kuririmba bikumariye iki? Icya mbere niwo mugozi navuga ngo umboshye wambohanye. Urabona hari ukuntu uba ukundana n'umuntu ariko hakagira ikintu uwo muntu aguha kidashobora gutuma nyine ujya kure ye, ku buryo niyo waba uri kure uwo mugozi nyine uragukurura. Rero kuririmba ikintu bimariye nuko bingumisha hafi y'Imana. Oya, ntabwo mbyemeye. Urabyemeye? None se abantu bataririmba baba kure y'Imana? Navuga ko mbifashe nk'impano yo kuririmba. Impano yo kuririmba ni bimwe mu bigize ubuzima bwanjye, kandi ubwo bifite nanone ikintu bimariye nuko icya mbere biranezeza, kuririmba biranezeza. Icya kabiri bihindura njyewe w'imbere, ndetse binashobotse byanahindura nanjye w'inyuma, ariko mbere na mbere birampinduramo imbere. Urakoze cyane. Nese ubundi wowe nk'intego ya cyari cyifuzo cyawe mu buryo bwo kuririmba yaba ari iyihe? Intego yanjye mu buryo bwo kuririmba nuko mbona abantu babohoka. Nta yindi ntego, nta kindi, nuko mbona gusa umuntu warubabaye aseka, nuko mbona umuntu wari uri mu buzima bubi buboshye abohoka, nuko nyine mbona ubwami bw'Imana burushaho kunguka, kubera ko ndi umugospel. Nyine icyo nshinzwe mu isi mu buryo bwo kuririmba ni ugutanga ubutumwa bwiza bw'amahoro ku bari ku isi yose. None ahubwo yenda twibaze ko hariho impano nyinshi, kuko nta muntu ugira impano imwe. Icyo ngicyo uracyumva ute? Nta muntu ugira impano imwe. Iryo jambo ryumvise kuri wowe uryumvite? Naye ndabyemera, nta muntu ugira impano imwe, cyakoze hari ishobora kudomina igatunga izindi. Noneho rero twibaze nk'abantu bakubona nk'umuhanzi nka Leonard, bibamariye iki? Abantu bambona ikintu byamarira abambona nuko ba bantu bambonaho imbuto nziza. Icyo nicyo cya mbere. Noneho kandi ubuzima turimo bw'ubumana cyangwa se ubuzima turimo bwo kwizera, ubundi ntabwo iyo ubaye mu kintu ntikigukoze isoni. Nemera ko n'abantu hirya no hino bashaka kuyoboka hahandi wayobotse, kugira ngo nabo bagire bwa buzima bwiza. Rero nemera ko nyine abambona nshobora kurwanira kubabera icyitegererezo mu buryo bwo kwera imbuto. Icya kabiri mu buryo bwo guhinduka njyewe w'imbere na njyewe w'inyuma, kuko ikintu cya mbere bimaze icyo mba nshaka ko umbona wese ntabwo mba ngira ngo ambone nkanjye Leonard, wa wundi nyine Leonard, wa wundi ukozwe muri wa mubiri, wa wundi ushobora kwera za mbuto mbi, wa wundi ushobora gukora ya makosa, sibyo? Mba nifuza yuko abambona niba narakijijwe babona impinduka yambayeho, nabo bakayoboka uwo wampinduye ari we Kristo. None ni iki gituma rero usanga abahanzi benshi muba mushaka kwamamara cyane vuba? No kubera iki?
navuga ko kino nagisubiza muri ubu buryo, navuga ko bijyana n'ibintu, ubwo navuga reka mbisubize muri ubu buryo, navuga ko bijyana n'ibintu umuntu aba afite muri we, kuko iyo ubu nje hano ukampa ubutumwa, ukampa agapapuro ukambwira ngo ni nkagushyirire runaka, ni ukuvuga ngo ndwanira nyine kugeza aka gapapuro kuri wa muntu wantumyeho. Umuntu ntabwo sinzi ukuntu wenda abantu babyita, numva wenda bashobora kuba babyita nabi, si ukurwanira kwamamara, ahubwo ni ukurwanira kugeza message ya yindi wahawe na wa wundi, keretse ahubwo urwanira kujyana message atahawe, aho wowe haba hari ikibazo. None ubona ari iki kiri gutera abahanzi b'abasitari kandi b'aba gospel bari hanze aha ngaha usanga inshuro nyinshi bisanze mu bikorwa by'ubusambanyi kandi ari abakristo kandi bamamaza Imana? Kugisubiza biragoye kubera ko ntaraba umusitari, ariko ningerayo nzaba kubariza impamvu. Ningerayo buriya biragoye kuvuga ku muntu uri mu bushorishori, wowe ukiri hagati mu musozi, ariko ningerayo ndakwizeza uzongera umamagare, ningerayo ukabona nabaye umusitari, iki kibazo nzajya gusubiza. None se buriya ubona byaba bitera Imana agahinda ku rwego rw'abahanzi, cyangwa ubona bitanga ihe shusho imbere y'Imana? Oya, ubundi yo nakomeje kuvuga ku muyobozi cyangwa ku wagutumye. Iyo watumwe, niba Imana ikugiriye icyizere ikaguhagarika ngo ube itara, hanyuma ukaba ubizi ko uhagaze nk'itara, hanyuma ukajya kubona ukabona urimennyeho amazi, navuga ko amakosa niyo atuma urumuri ruzima. Yego. Rero ntabwo navuga ngo uwagutumye ngo aranezerwa, uwagutumye nyine usibye ko ari umubyeyi. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo kandi n'imbabazi, ahora arwanira kugira ngo ube wa wundi yatumye. Urakoze cyane. None rero ngaho tubwire nkawe muhanzi ugiye kuzamuka, Imana yasize amavuta ibihangano byawe, wumva ari iyihe ntwaro uzakoresha irutiye abandi? Nta kiruti cy'abandi mfite gukoresha usibye gusenga no kubaha Imana no kumvira, kuko ntekereza ko kubaha Imana iyo bihuye n'umutima unyuzwe bigira inyungu. Navuga ngo ikintu gishobora kumfasha ni ugusenga no kumvira icyo Imana ikomeza kumbwira umunsi ku wundi. Urakoze cyane. Reka rero twigarukire mu kiganiro cyacu. Imana niguha umugisha kuri byinshi twaganiriye. Urakoze umyitwarire, ubwo muri commentaire bazatubwira nabo ko babyumvise nuko babibona. Muzandenganure mundenganure, tuzareba niba ibyo wavuze koko niba byaba ari ukuri, cyangwa se niba hari ikindi kintu, niba hari n'undi waza akagira icyo yongeraho cyakagabanyaho, nawe tuzamwakira nta kibazo. Ngaho rero twigarukire rero, reka tugusabe usengere iki kiganiro, usengere n'abagospel bagenzi bawe. Mana Data wa twese, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze. Ndagushimiye kuko uri Data wa twese kandi uri mwiza kuri twe ababimenye ndetse hari n'abatarabimenye, ariko nabo ukomeza kubabera mwiza, kubera ko twese iyo ugushije imvura twese turameza, imyaka yacu ikamera ndetse tukanasarura. Ndagushimiye kuko uri Imana yemeye kudukunda ikatwakira, ndetse yabona hagiye kuba akaga kuko haje ikidutandukanya nawe, ugatanga Kristo.
ndagushimira mu buryo mwami wabikozemo ukemera kuduha umwana wawe Yesu, ndetse Kristo nawe akaba ataradusize twenyine, akaba yaraduhaye umwuka wera. Ndashima ku bwa mwuka wera ugomeza kudushoboza, ukomeza kudusobanurira uburyo dukwiye kwitwara, ugomeje kudusobanurira uburyo Kristo yitanze n'icyo yashakaga kugeraho. Mwuka wera w'Imana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Bana n'abaririmbyi, bana n'abantu bose bafite inkuru nziza mwami wabahaye gutanga mu mafamiye, gutanga mu gihugu ndetse mu isi. Ubane natwe, ubane mu izina rya Yesu Kristo n'abashumba bacu, kandi ubane mwami w'abami n'abanyamakuru bakora ibiganiro bya gospel, abaduhamagara umunsi ku wundi tugahura bakatugira inama. Abo bose ubaha umugisha, uburinzi bwawe bube kuri bo. Kandi mwami twongeye guhura ngo tuganire muri iki kiganiro, Uwiteka reka ntihabeho kuboneka k'umuntu, ahubwo twebwe habure twe, haboneke wowe muri twebwe. Ugutsinda kwawe ugomeze gutsindishiriza benshi, intsinzi yawe igere ku isi yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Urakoze cyane rero. Ngaho rero Leonard, turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Ubu ngubu nibwo twajya twakwakira nka Leonard. Murakoze cyane. Uriya twari turi muri introduction y'ikiganiro cyacu kugira ngo tubashe kumenya ngo mbese Leonard we ibintu arimo abyumva ate, abibona ate, ese wagiye kwitwara ate mu bundi buryo budasanzwe. Ngaho rero tuguhaye ikaze Leonard, reka utubwire mu ncamake icyakuzanye. Reka nongere mvuge ngo ndabaramukije n'ubundi mu izina rya Yesu. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo akomeze kuganza mu mitima yanyu aho muri hose. Nitwa Leonard, ndi umuririmbyi. Icyakora njya nkunda kuvuga ngo ntabwo ari data na mama babindaze, ahubwo ni impano y'Imana, Imana yampaye kuko yantoranije mu bandi, inzana mu nzu yayo, ndayishimiye. Rero ndi hano ku mpamvu n'ubundi z'ubutumwa bwiza, ndi hano ku mpamvu zo kubabwira aho ngeze. Kuba numva nkumbuye nyine kuza kubabwira aho ngeze, kandi ndagushimiye ko nakomanze ugakingura. Urakoze cyane. Amen. Ngaho rero waricaye uravuga uti uretse ko mperutse kuganira n'abantu banjye, abakunzi banjye, abakunzi bo ku Rugwiro, waricaye uravuga uti ngiye kubabwira ese uyu munsi Leonard nk'umuhanzi ni akahe gashya utuzaniye? Agashya mbazaniye ni uko ni ubwa mbere ngiye kuvuga icyo ndimo ndategura. Ubu navuga ko inshuro nyinshi mwambonye, inshuro nyinshi mubona ndimo ndakora, ndimo ndarara mu mastudio, murambona akenshi nyine murabibona ko mba ndimo ndakora. Impamvu rero nta yindi nuko ndimo ndakora kuri album yanjye ya mbere. Nayitangiye bigoye, ariko navuga ngo aho bigeze ntangiye kubona agacu. Kuri uyu munsi rero navuga ko naje kubabwira ko hari indirimbo iri hanze yitwa Ku Mutima w'Imana. Navuga ko aricyo gishyashya mfite kuri uyu munsi. Ese Ku Mutima w'Imana bishatse kuvuga iki Leonard? Mbega mujye munadusobanurira, kuko hari igihe muba mufite vibes yanyu mwagendeyemo, ariko nyamara twebwe tukiyumvira umuziki wonyine tutabashije gusobanukirwa. Ngo ndamutse nsomye ngo Ku Mutima w'Imana sinahita kwita amenye icyo uvuze. Indirimbo yitwa Ku Mutima w'Imana ni message yansanze mu gihe n'ubundi nayo ndimo gusenga, kuko n'ubundi biva mu gusenga. Yego. Ni message yansanze ndayandika, cyakoze ni nsoma ijambo ry'Imana nsanga hariya Eliya muri cya gihe imvura yari yarabuze.
yego. nyuma avugana n'umwami, umwami aramubwira ati wateje ibyago igihugu, byagenze gutya. Nuko nandika mpishurirwa ko tugeze mu gihe cyo gukora kw'Imana, kuko ijambo ry'Imana uko bukeye rihora riba rishyashya, ntabwo ryakoze mu myaka ya kera ngo indi ndirimbo nyine ni indirimbo yitwa ufite ihumure Rwanda yacu. Indirimbo ikurikiyeho ni indirimbo yitwa umutangabuhamya. Indirimbo yitwa umutangabuhamya wenda nakunze kuyivuga kenshi, ariko ifite ahantu ihurira nanjye. Hanyuma hagakurikiraho indi ndirimbo yitwa saha gusa. Ni indirimbo nakoze nk'isengesho umuntu akwiye kubwira Imana, kuko yaravuze ngo nimusabe muzahabwa kandi mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Nuko rero nanjye mpita mbwira Imana, ni Imana nanjye saha gusa intwaro ngeze ahantu bashobora kubiba bakanasarura. Nasabaga Imana umwaka w'amashimwe. Ndabizi neza ko Imana yumvise gusenga kwanjye, kandi namwe abakomeje kuyumva, Imana ikomeje kumva gusenga kwanyu. Uwari ubabaye ejo uyu munsi arimo guseka. Indirimbo ikurikiyeho ubwo izo nibagiwe nta kibazo, mwazimbabare nazibahaye. Hanyuma indirimbo ikurikiyeho ni iyo ngiyo nyine n'ubundi ku mutima w'Imana ndimo. Ndashaka ko muza kumfasha tukayumva, tukayisangira n'inshuti zacu, tukumva ubuzima buri muri iyo ndirimbo ku mutima w'Imana. Noneho twibaze, noneho umaze muri izo ndirimbo zose kera umaze gukora video zingahe? Video ni imwe, kuko video ya ufite ihumure Rwanda ntabwo navuga ko ari video, ariko ubundi tujye kureba mu video twavuga ko muri izo ndirimbo zose video ari imwe. Urakoze cyane. Umutima w'Imana, ihumure Rwanda, sinabibara ntabwo twabibara, n'ubundi byaratunaniye kubibara. Turabibara twagera hagati turenga tukaducanga. Noneho rero reka tuguha amahirwe yo gusuhuza abantu batatu b'ingenzi zikayaha. Ndakuramukije Mana yacu, ko ni wowe muterankunga mukuru rwose Mana, wumve ko musuhuje. Hanyuma ni umugore wanjye. Burya ushobora kumbona ndi umugabo uhagaze ukomeye, mba mbikesha umuntu ndi inyuma unsunika mu masengesho, ungira inama, kandi utajya nsiga iyo natsikiye, agumana nanjye. Uwo ni madamu wanjye. Hanyuma undi muntu nsuhuje bimvuye ku mutima ni mwebwe mukunda kubona ibikorwa nkora mu buryo bwo kuririmba, mugakoma amashyi cyangwa se mukanangira inama. Ni inshuti zanjye zikunda umurimo w'Imana nkora. Ubwo harimo nyine, ubwo mbashyize mwese mu muntu umwe, ndabasuhuje. Mwumve ko mbikora kandi ari mwebwe mbikorera, kugira ngo imitima yanyu aho muri hose ikomeze kugubwa neza no kuzura amahoro ya Kristo. Urakoze cyane rero. Noneho twari twaguhaye amahirwe yo gusuhuza abantu batatu bashimira, kandi ibyo wabikoze. Noneho reka tuguha amahirwe yo kuba hari icyo wasaba abakunzi bawe muri rusange bakunda Leonard, bakunda ibihangano bye, ibintu nka bitatu. N'ubundi ndabisaba ba bantu babumbiye muri wa muntu umwe, ari bo nshuti zanjye. Ndabasaba kumpeka mu masengesho, kandi pe aho uri hose ujye unsabira, wumve ko mfite ikintu, wumve ko mfite ibintu muri ngewe bindusha imbaraga, ujye unsengera. Ikintu cya kabiri nagusaba ni ukutabona indirimbo ngo
ugende utayumvise cyangwa utayihaye n'inshuti zawe ngo zibashe kumva iyo message, kuko niba waramaze kumva buriya butumwa Imana yampaye mu ndirimbo ukaba wararyohewe, hari n'undi ushaka kuryoherwa nawe akava ahantu ari, nawe musangize, ndabigusabye inshuti yanjye, musangize iyo ndirimbo ku mutima w'Imana n'izindi, abashe nawe kuva mu buzima bubi yerekeze mu buzima bwiza. Urakoze cyane. Umuntu ikintu cya gatatu ikintu cya gatatu ni uko waza wowe kubambwirira ko mbakeneye mu gitaramo. Ndimo ndategura album, ndimo ndayigera ku musozo, ariko hari n'igihe cyo kuzaza kubatumira mu gitaramo kugira ngo tuzabane muri iki gitaramo. Ubwo tuzagaruka. Yego, kandi ndabashimiye cyane. Noneho natwe turagira ngo rero utubwire ijambo duteganyirije ku rugwiro. Ijambo nabateganyirije ni ijambo riri muri Yesaya 65 umurongo wa 21. Ni ijambo rivuga ngo ntabwo muzarugira ubusa. Urakoze cyane. Rero turagushimiye Leonard, kandi tugushimiye imbaraga ushaka gukorera Imana. Tugushimiye kuba utishe gahunda yacu yakoze, nubwo wenda nawe dukeneye, ariko natwe tuba tugukeneye. Ubwo rero tukubonye, Imana ishimwe. Rero namwe mudukurikiye Rwanda natwe turabashimiye, kandi ntabwo tuzajya tubatenguha cyose. Muri channel yabo Gospel Story karibu, ariko impamvu twavuze muri story ni uko mu bintu dukora harimo na story ivuga gahunda y'Imana, iby'Imana, ikintu cyose cyatuma umuntu asusuruka. Imana rero nibaha umugisha na ikindi gihe, kandi tuzakomeza kubana umunsi ku wundi Mana yacu urera, nawa gereranywa nawe. Mana yacu urera, urera, Mana yacu urera, nawa gereranywa nawe. Mana yacu urera, nimuze mushima muririmba indirimbo z'amazamuka, maze zikore ku mutima w'Imana. Tunezeze umutima w'Imana, indirimbo maze zikore. Haleluya. Nimuze ibikorwa byawe, indirimbo zawe bikore ku mutima w'Imana. Nimuze mushima turirimba indirimbo, ndahamagara mwewe wese. Time
yawe utishimwa mana amaboko yawe niyo yandamiye ndimo ndabona agacu kangana nk'ikiganza iyungemo imbaraga n'igihe cyo gukora kw'Imana ndimo ndabona agacu kangana nk'ikiganza iyungemo imbaraga n'igihe cyo gukora kw'Imana iyungemo imbaraga n'igihe cyo gukora kw'Imana shiramo agatege maze utambe shiramo agatege maze utambe haleluya niwitakariza icyizere Imana ivuga ngo rihere dufite icyizere ibyo yakoze